abandi barakiranje aho kugira ngo ngo ndareba bakaza bararyamisha bageze aho bararwaza birabananira bakaza barasiga bandyamishije ngo basange napfuye bagasanga ntapfuye Imana ishimwe kuko Imana ari ifite umugambi Amen. napfuye Yego bavuga bati Imana tubabarire niba dakize umudukure hapfu Yesu ntaco tumusakaho mwice tubigiritse abageye banje bifuza kopfa ariko baza bagasanga Imana yandindiye ndacaha uracahari ndi muzima haleluya 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 ngo bantaye mu bakaza baza kwikorera ngo basanga napfuye bagasanga ntapfuye kubera Imana yari isaha nzaba ndi kuvuga bitangaza byayo irahandindira kugeza igihe bagiye kubona babona ndakize ngize bati noneho rwatangiye koroherwa katuje kumuvuza ngo bageze Musanze n'ibitaro byari biri wagira neza uriya muntu wa Mana we nubwo ntamuzi uramuzi nubwo ntamureba uramureba Mana we mugirire neza rwose maze n'ukuri numa gusama no kubyara no guheka Kristo maze unye n'umutekano n'amahoro mu rugo rwabo bongere bumvikane Yesu nuriya mwana warwaye nawe ndamusengera Uwiteka Imana uramubwiye ufite umwana warwaye niwe ndamukweretse Yesu we yagumugeraho mutabara umurengere murambara ukuboko kwawe n'izina rya Yesu Kristo. Ndagusuje cyane wowe ukunda kunkurikirana Aline Official TV. Imana ikomera umugisha. Ndakwifuriza kugubwa neza uyu munsi kandi ndakwifuriza amahoro y'Imana bane nawe uyu munsi. Ndakwifuriza umunezero w'Imana ngo ugendane nawe. Ndagusuhuje uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, uri muri Amerika, uri mu Bufaransa, igihugu cyose waba uherereyemo nkubwira ngo ndagusuhuje cyane. Tutibagiwe n'abantu bari mu bitaro, hari abarwariye mu rugo iwabo, mbabwira ngo mukomere kandi mushikame, Imana ifite byinshi. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, aravuga ngo harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Hanyuma muri kubona turi kumwe na wa mukobwa wacu witwa Anyesi w'impumyi. Imana ibaha umugisha cyane. Ndashakaga kubabwira ngo amahoro y'Imana no kugubwa neza bibe kuri we mu izina rya Yesu. Turamusuye dusanga ari gukubura imbuga. Imana imuhe umugisha. Ntago nari nzi ko yashobora gukubura imbuga, ariko nkuko muri kubireba muri kubona ko ari kuyikubura kandi akayinoza. Imana ibampera umugisha cyane. Wakwibaza hari abantu babona ariko batazi gukubura, nk'abakobwa bavukiye mu mujyi, wabo bafite abakozi, wabo bafite iki, ariko ukaba utamuhereza imbuga ngo nayikubure ngo bikunde. Ariko ndashimira Imana ko uwacu nawe azi gukubura. Imana ibampera umugisha. Nkuko muri kubibona, reka tumusuhuze. Anyesi, turagusuye cyane Aline Official TV. Imana iguha umugisha kandi turakwakiriye. Wasuhuza abantu bo kuri Aline Official TV. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana ibampera umugisha cyane kandi Imana y'amahoro ibagubwe neza. Hanyuma Anyesi, uri gukubura gute umenya ko ahantu hanoze? Ndabimenya rwose. Kubera ko uba wambaye ibirenge, se ntabwo ushobora gukubura wambaye inkweto. Nabwo ntakondo. Ariko cyane iyo wambaye ibirenge niho ubasha kumenya ahanoze ngo ni hehe. Ni byiza cyane. Buri mwe wese Imana ifite impano yamuhaye kandi ifite icyo yamugeneye. None se watwihanganira gatoya, muri kubona ko ari kubirunda ibyo yagize gute, ibyo yakubuye, imyanda yakubuye ari kuyirunda. Hanyuma rero Imana imumpera umugisha. Waduhereza akanya gatoya tukabanza tukaganiraho gake. Mu mirimo isanzwe twabonye uzi gutora ibishyimbo, tubonye uzi no gukubura. Imana iguha umugisha cyane. No mu buzima busanzwe hari ikindi kintu wabasha gukora? Ndafura imyenda yanjye, ari imyenda aribyo kuraramo, nkabifura n'amazi yo kubifura ngaja kuyavoma. Ubu ngubu ushobora kujya kuzana ikijerekani ukakikorera ukajya kuvoma. Yanaga kabubiri nkagatura nkongera nkasubira. Imana iguha umugisha cyane. Kandi none se umenya ku mugezi gute? Ndahamba mpazi. Ubu hazi no guteka ndateka n'igikoma nkagikira. Ukamenya ko cyabize. Imana ishimwe
ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Umuririmbyi yaravuze ngo murinzi wamenyesha igihe tugezemo, buri mwe wese igihe arimo. Hari umuntu umwe wigeze kuvuga ngo ntawiga gucumbagira, ahubwo iyo avunitse birizana. Hanyuma rero Imana ikumera umugisha cyane. Hari impamvu Imana yakugize gutya kugira ngo ube icyigisho cyacu. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro kandi ukomeze ugubwe neza. Hanyuma amahoro y'Imana akomeze kubana nawe muri aka kanya. Imana ikumera umugisha cyane kandi hari abantu bifuje kuzagusura. Hari abantu bifuje kuzagusura, niba baragusuye simbizi, ariko hari abantu twari dufitanye gahunda ko bazaza kugusura, ntabwo mbizi ko bayi. Ntabazi. Abantu mwese mwagize icyifuzo cyo kuzasura Agnesi, n'abantu mwagize icyifuzo cyo kuzamufasha. Hanyuma rero ni karibu, imiryango irafunguye. Agnesi, ongera ubibutse nimero yawe kugira ngo nibaza kugusura bazaguhamagare, bagutelefone ubarangira akayira k'iwawe. Ni 078 59 yego 50 75 kabiri. Amen. Inimero ye murayumvishe. Umuntu ushaka kumusura cyangwa se amubaza ibintu byinshi kuri we, hari abantu bagira imitima yo gufasha, akavuga ati njyewe uyu muntu namufasha, namugurira ikanzu, namugurira inkweto, namugurira amavuta yo kwisiga, namugurira umwambaro wo kwambara. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yaguhereza umugisha. Hanyuma impamvu nshyize iyi nimero ye ni ukugira ngo abantu nushaka kujya kumusura cyangwa se uri kure cyane ye, hari ubundi bufasha wamucishaho, wamunyuzaho kuri iyo nimero. Imana ikakumera cyane kandi ndabakunda, murabizi neza, kandi namwe ndabizi neza ko mumukunda. Imana ibahe umugisha. Hari impamvu yaguhaye amaso. Bibiliya ivuga ngo icyatumye usigara ikarere kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Birashoboka ko kwari ukugira ngo ugirire umugisha uyu mujakazi w'Imana. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo Agnesi, ntabwo Imana izaduhembera imyenda myinshi twambara, kandi ubwo Imana izaduhembera udufuka tw'imiceri twariye twose, ahubwo Imana izaguhembera ikiro cy'umuceri wahaye umuntu. Imana ntizaguhembera amamiliyoni watunze, ahubwo izaguhembera igiceri cy'ijana watanze. Hanyuma rero Imana ibamere umugisha, Imana ibashyigikire cyane. Ni Aline Official TV, tugiye gukorana nawe ikiganiro, muraza kugikurikirana. Imana ibamere umugisha. Amen. Ndagusuje cyane wowe ukunda kunkurikirana Aline Official TV. Imana y'amahoro ibamera umugisha. Nkuko muri kubibona ni Agnesi uri imbere yanyu. Mbere na mbere nkwifurije kugubwa neza. Turagusuje cyane, watangira usuhuza abantu bo kuri Aline Official TV. Oya, ubasuhuze bisanzwe, ubibwira amazina yawe, ntibari baguherutse kuri Aline Official TV. Hanyuma ubibwira amazina yawe, babwire naho usengera, babwire niba uri umukobwa. Mbese muri make ugiye kwivuga, ni karibu no kwivuga. Wicare narive. Ndabashuhuje. Amen. Yewe nitwa Agnesi Nizeyimana. Amen. Sengera mu itorero rya ADPR. Amen. Paruwasi ya Butete. Amen. Umudugudu waho ni Butete. Amen. Rero mbifurije umugisha w'Imana. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro, kandi nawe twifurije kugubwa neza. Yitwa Agnesi Nizeyimana. Imana y'amahoro ibampera umugisha cyane. Agnesi, hari abantu bambwiye ngo barashaka ko nyine ubaha ubuhamya ho gatoya, babwira amateka yawe ho gatoya, niba ntacyo bigutwaye ni karibu. Mwiriwe kandi. Ego. Ubwo nanjye nakababwira ubuhamya bwanjye mu macamake. Ego.
jewe Agnes Nizeyimana uko mumbona uko nguko ntabwo ariko nabashije kuvuka ahubwo njyewe ababyeyi banje barambwiye kuko nanjye ntazi igihe byambereyeho bambwiye yuko maze imyaka 3 ariho nakubitanye n'icyorezo cy'isheru ubwo nirwarana n'abandi bana ngo babiri bari bahari turi batatu bo barakira njyewe mu mwanya wo kugira ngo ibashe kumpitana ija mu maso bibayimisha amaso ubwo amaso yanjye apfa gutyo muri iyo myaka 3 kugeza ubu ngubu ubwo niko namenye ubwenge meze nagiye kumenya ubwenge nsanga meze gutya ngira ibiba mbese kubera afite ibibazo byinshi bikomeye abo bana mwarwaranye seru nabanyu abacu barabacu nabo twari tuvuka okay nabo two ni bene mama mwari mwene mukuru wanje ari muri muna wanje ubwo nje nayo wo hagati ubwo nje rero abandi barakira nje wo kugira ngo ngo ndareba bakaza barabyabisha bagezeho bararwaza birabananira bakaza barasiga abandyamishije ngo basange napfuye bagasanga ntapfuye Imana kuko Imana ari ifite umugambi ntabwo napfuye yego bavuga bati Imana tubabarire niba dakize umudukure hafi Yesu ntacyo tumusaka we mwice tubigiritse ababyeyi banje bifuza kopfa ariko baza bagasanga Imana yandindiye uracahari ndi muzima haleluya 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 ngo bantaye mu bakaza baza kwikorera ngo basanga napfuye bagasanga ntapfuye kubera Imana yari isaha nzaba ndi kuvuga bitangaza byayo irahandindira kugeza igihe bagiye kubona babona ndakize ngize bati noneho rwatangiye koroherwa katuje kumuvuza ngo bageze Musanze n'ibitaro byari biri bababwira bati mwaramutindanye byararangiye mu musubize ubwo bansubiza mu rugo rero mbaho gutyo nize gutyo ntabona mfite icyo kibazo cyo kutabona ndi umwana ariko nkihata kugira ngo naje mbashe kumenya icyo nakwikorera nubwo nari mfite ababyeyi bo baravuga ngo nicare ahantu hamwe gusa ngo ngiye kugira icyo nkora ariko ryo umutima gwanjye ukavuga gute unanirwa no kwikarabya niga kwikarabya no kwisukura njadiga kwifurira no guteka ndabwiga bagiye mu murima bagasanga nabitetse bagasanga nakondoye basiga ibishimbo byo gutera ngo bagiye gutabira bagasanga narobanuye ubwo rero kuco mu rugo buzima sinabifite agahinda sirasinziraga ntoraga ndikurira kuko nta kintu nari nshoboye kwikorera naje mu gukorera amafaranga naje nigurira kenda nangwa nigurira amavuta gutega ababyeyi baguhaye buri kintu kimwe cyose bakagura n'umwenda wo hasi mu bibazo byari bikomeye ubwo rero byatumaga mpangari ku mutima cyane kagera agahinda kenshi kuburyo natekere maze kumenya ubwenge ndi kubona mbese n'amavuta bene mama bari kuyanyima n'ababyeyi banje bakagira ibyo ntari kumvikanaho nabyo ubwo natekereje ko kwiyahura ndiyahura ngo umuhoko ndagenda inyuma y'urugo ndaburandura umuhoko n'umuki ni ibiti bari guteye ahantu babiyahuza ndawu ubwo rero nawe urwaye nk'ukwezi naraheze mu nzu ariko batazi ibyo ndwaye ngeze baja kumvuza ariko ntibari bazi ibyo ndwaye nawe ukira ndongera Imana yangijije urupfu rwo kwiyahura kabiri nawe umuti ndawunywa ndawugotomera ndawunywa ko banywaga kumbere bateraga ubwo ndakira ngiye kumanika umugozi uwo ndagumanika ababyeyi banje ngo babakaho babaho turabana bigeze baba barapfuye narabapfuye mbona noneho ibibazo ntazabishobora ntazanabaho ntekereza kumanika akarunga mu nzu ndakamanika ariko Imana ko yaje ko nkashaho nese wamenye aho urakamanika ndakamanika mu nzu uriye ahantu narabaga ku ntarure ntereka y'intebe n'ibindi bintu ndaremeye kanyangera ku muraba wo hejuru kwiriye kubati yari inzu yari batiye bari bafite kwibati imanika Imana yabonye ko hari bwo kuzanyica
naje kumujamo kumva abantu barahamagaye naje kumva abantu baraje kugeza igihe nagiye kukirizwa kandi menya ko kwiyahura ari icaha kubaho gaho guco barakandi kuri hasi narize gusinzira kandi kuharuya amaso kandi umva niko ni wacu mama yari yaranyigishije kumanywaga n'itabi ry'umwana ubwo bwotsi igitete nkakivana nkaka kigeza kari bipfumure nabona bipfumure nkahindura inyuma nkashira naho nkahotsa kandi ari cyo gusa mfite ubwo none wapfuye uko nakije iyo gukizwa hasigaye rero mbona kwitanye n'ibibazo ariko neza ko Yesu ashoboye byose amen ubwo nkabura n'ubukene umva nkabura icumwe iminsi 3 igashira nta biryo mbonye byo gutera ariko nkavuga nturi Imana nakumva bari gusenga nkirukirayo mu rusengero nkajamo ngafata iminsi 3 nkayisenga njyenyine nkaribura nayivamo nkabura ibyondo Imana kubwo yabona ikabinkoreye igitangaza igakoresha abantu n'umva yamukuraga niriya kwishamba kaza ariko baririza kugira ngo mbone ibyonge ikongera ikamukura hari n'umunyagisenyi wanguriye igitenge nabuze igitenge ni kugamba na wampa igitenge nazaga mu mashengesho y'ibisi 3 ndi gusaba Imana igitenge nangwa ndi kwisaba gasabune n'utwo kurya ariko Imana igakoresha abantu ntazi n'abari bona baje kuvuga ubutumwa bambona baturiya muntu tumukoreye ibintu bagasiga bamfashije bakagenda ubwo mbaho muri ubwo buzima kugeza ubwo Imana ikomeza kuvuga ibitangaza ariko nabonaga igitenge nkaza gutira umuntu mu gitondo nkatira runanda nkavuga ndabyukikira kwa rino uyu munsi ejo nje kuriya musore ejo bundi nje kwa ntuza ubwo bamwe barandambira yezo barandambira bakamubyo biri bari guhingana akaba ari bwo njana mu rusengero ariko Imana yabiboneka bari kambira iti mwana wanje nzakwambika kubera Imana iti nzakwambika naza gusenga iti nzakwambika zaguha imyenda nzana kugabira mwana wanje ntuzicwa n'inzara akaba ari kimbira ko ntazicwa n'inzara Imana ibana nanje hari igihe nabuze amavuta yo kwisiga gakotoro kaguraga nibarijana gakabura umuntu arambwira ngo nabaye umweru nabuze amavuta mbagumwe mbese nyese ko witeye kanta ngo kuko udari nyinshi uko witeye pudari nyinshi ntekereza ukuntu umaze nk'ukwezi ntisi ariko ayo Mana genda karanye katwararirimbanaga ndi muri korari kubijuru nabagamo umuririmbyi turimbanaga bari bumbwira gucyo ayigo yagahenda karanye cyane nagiye namaze nkameze nkatatu nambaye ibirenge bikuja mu rusengero muri korari narabuze inkweto ubwo kagenda kare tukaririmba twarangiza kuririmba bagiye gutanga amaturo kapfumura ngo atagira ubona ko nambaye ibirenge ko cyumweru baba bagiye gutanga kagenda ngo atagira ubura nanje mvuye mu rusengero nambaye ibirenge tuvanye gusa bigeze igihe bara senze uko bacuza babona nambaye ibirenge byarakogose kandi ati nyese ko byagenze utewe ko nazo mfite ubwo niho Imana nabira abakoresha batubutasoni dufite ko bababuri udukweto twa mwami ubwo niho nambaye udukweto nambara igitenge maze nafata ibihe byo gusenga nabona ijipo maze nafata ibihe byo gusenga ikagenda igakoresha nkawe ikagutegeka imyenda ugashira nko muri zambaraje zahise hano akakira makajipo agapirira nako kwitereraho abanaraze kare kandi Imana kayereka mu gitondo ndabuka ndabona umuntu nzana igibiri iyi myenda ikanyereka ndi kuyireba yamara kubinyereka ubwo nkabona mu gitondo umuntu ngo muri aho nkabona aragwiza naza kwera nkabona niyambaraje nabonye naba nabore ntabona umuntu Imana ikanyereka umuntu nzaniye nk'ibishimbo nangwa nk'uturayi nangwa nk'igifu y'igikoma nkabona uko nabibonye mu gitondo ati muraho ngo nyese ngo byukufa ufite ibintu byawe bizaje kunyicaye inzara yanyishe mvuye mu masengesho y'iminsi 3 nshaka wenda kuri ntindazibura nshaka ibyo kurya ndabibura ndavuga nti Mana ubu koko mvuye muri amashengesho ubu wemeye ko nicwa n'inzara ubwo ndaryama asize akanya mbona hagurukanye kaje uturere mu rutoke kuri dufite urutoke ndagushaka mu turere umugore anyuraho umukira ati yese ko kuri guca inkuhi ubusubura zibona
mukanyabona ikoresheje umuntu azanye ibijumba ibiro 20 n'ibishimbo nk'ibiro 6 yego usi none mana kumpa ibyo kurya none wama nawe ko nkwirenganyaguraza no kuncira iki ubwo mukanya mumva umuntu ahamagaye umwana na wacu kwari turuku atari yashaka ngo ngwino nkubwire mbona muhereza umutwaro w'imyase zawogeranye ntiyamana yacicaga n'ingope haleluya imana yacize guca imana ica n'inkwi ubwo niko yananyambikaga ikanga y'amavuta ubwo nakubitika baho muri ubwo buzima kugeza igihe imana yavuze iti noneho umva ngiye kukugaburira amen ikazirangaburira umuntu andukirige umugore bantizaga igitenge kandi warambwira ati tuje gusenga ndagamije igitenge ngo ntacyo nguhaye ibitenge byanje nabisinze biri mu isanduka biri guhorera ngo nzacambara ko kimwe ntacyo nguhaye ntayindi genda dikuri kumukubiti ariko mubuza amahoro yase wangagarara nkubwire ngo bose ngo genda ngo cambare ngo ni mana yawe ngo itanyica ngo ngitanyicira ndagenda ucambaye ngo rakigarura mana ndakishikira kuko ngende kujana kuzamariya ntumva mana ubwo bambaye imiki gitege muzira bikurira Mariya nkakaye hago ngacana gusa kuca ubudengere koko kuva uwo munsi ntabwo nongeye gutira uwo mugore haleluya amen umukanyi n'umuntu ati muhaye ibitenge bibiri haleluya imana ndabyambara nkaza atazarahinduranya bidasa igo bihinduranya ari kureba igihe carageze imaniranya bikaravuga kaganye sini bimanise gahirande nawe kugura imyenda birarangiye nubwo afite umugabo uramugurira imyenda kubera imana haleluya imana iri kureba wenyine yego ngo wibwe bisage iri kubiguha ngo twega ngo ntikitwumva amen ngo nzahora gucyo yego sa imana iragenda ikazira nyabika amen ntabishoboye kuyasha ariko imana yacu izikwambira irasobanutse imana yacu ikoraga ibitanga imana iramenya ko umuntu anakeneye inkwi zo gucana imana icira inkwi haleluya imana imenya guca inkwi ni imana data wa twese nta buri umuntu uteka we dore kandi igisogoro nakirya nta muntu cyonyine amen Yesu ikirebe mu gitondo kampa ibyo kukirisha kampa n'umuntu wo kugishiramo hari umugeyi yakoresheje n'ubumana akazaramba igikukuru cyo kugitekamo yaragicuruzaga akazaranyitangira ntabuze ubushobozi nabona none ndazaza kwakaga kuku ingope imana izamuha umugisha yarabumuhaye rwose bameze neza nta kibazo n'umugabo we n'umupasitori amen nuko ubwo imana imva baranshinyagurira bavuga uko bashaka bagora turabufunira wowe kugira ngo igitege wiwe abagarana kandi nabo mu rugo rwacu nabo tuturanye kabari byo bampa ngo mbijane mu rusengero ngeze barambira ngo imana yarakoze iragutabara ngo nayo twaro tubereye ikigeragezo ntari ko mana kuko uwiteka we imana igireba imitima y'abantu ndegera irambwira iti none wongeye kuzakwambika kuko ubona ati ntubona ko ikikore ku mutama ndabizi bivuze ko nawe nzakwamba amen abagusuzuguye nawe bazabona kuko uri umuntu utabushoboye kwigurira isabune sinshobore kwigurira amavuta nayijana nayo 50 ntabwo nishoboye kuyagura nuko ariko kutegeza igihe umuntu abumwe ari bakavuga ngo yiteye kandi kandi ntayo shamana ubwo baho ubwo buzima kugeza igihe mbega mbaho gushima n'inkorera ibitangaza ntabwo nagiraga bico kuryamamo narazi ndahiri kukuka ufite imbeho ntacyo kwiyorosa agateye akenda bari bampaye ko bamfashije niko niyorosa agaca n'akajana mu rusengero kandi afite abana bacu babiri barasigaye ari gucuke umwe agakururira undi agakurura upfa reka dukupi agiye kubona mbona imana yagurukije umuntu hano ku rusengero baza ngo ntubare umuzungu baba bagurisha uburingiti n'agasafuriya n'agasahane n'udusahane tubiri n'udukombe n'amasabune yatemwe inzoba hari isafuriya yo gutekamo nari mfite n'isafuriya kimwe bari barasigaje indi yarazindutse ntari kubona uko nyiterura barakoresha bukeye baba
mu Kinoni icyo gihe bari bakifasha batari bavuga ngo nabakede gusa babatumye kuri kakobwa kacu kazimira arazi wacu mu gitondo dukwe uhereza umuntu mu Kinoni babankubise indisapfuriya n'utundi dukombe n'amasabune nk'atanu n'ukiringiti baze mbakize imbeho ingope Imana ireba n'ikiringiti naho umuntu aryama we ni Imana amen Beti byankoreye ni byinshi ntabondora ngo ntangiye gusa hagati aho wambaye neza pe bana yaranyambitse koko yabimbwiye iyo nabuzaga kweto tavuga mana dore kashaje wewe data ni wowe mama kandi avuze iti ni Yesu kwa necha umva ni dore kashaje amen itangazo bakoresha kandi Imana ikurura kamuba uko bari kangana kamana gakwe nabanyeneye akakanzuma nakeneye ikayingurira kubera Imana kitazakoza umuntu isoni amen nta n'umwe uzakorwa n'isoni nukuri tuzava mu isezerano ari nta mpamvu uzakorwa n'isoni yego amen haleluya amen iyo Mana yacu rero ni Imana ikora ibitangaza ni se w'imfubwi amen umugabo w'abapfakazi yita ku batagira uko ni ukuri haleluya Imana ishimwe yego yarambwiye iti nzakwisazanya n'abakomeye kandi koko isigara nyicazanya n'abakomeye amena kubera Imana amena kubera Imana yego pe burya ni Imana ireba utagira hepfo no haruguru ni Imana ireba utagira singe na rugero ni Imana irenganura umuntu uri kurengana buriya usubije amaso inyuma hari abakwangiye kubera umeze gutyo bamwe bakavuga bati namfire hano abandi ugasanga bameze ukundi kuntu ariko kubera imbaraga z'Imana haleluya ahantu najaga abantu barambonaga bakavuga nanjye ngikandagira nabagiye mbese nambere hose tukirimwa n'inzoga ntari nafi nazaga nkahangana kuva ngo ahiye nawe ngiye nakuva rero nk'abantu nka batanu bisubirirayo kubera ko nkurikije uko nari mbayeho nuko nari neza ntabwo negeranaga n'abantu ntabwo nazaga abantu bari ariko maze kumenya Imana ikigarane niho cyaba kimeze gite wajayo amena hakijamo kandi koko nkacicaramo gakwira kataha gaje wenyagasura mu biterane niho cyaba kirimo perezida amena Imana ishimwe kube ni nyamaboko Imana hayiwe ni nyamaboko Imana ratabara ni nyamaboko Imana kiza abarwayi ni nyamaboko Imana irambika namwe ni nyamaboko Imana itanga akazi ni nyamaboko Imana itanga kubaho ni nyamaboko Imana iye ni nyamaboko Imana itanga ubuzima ni nyamaboko Imana haleluya ndarwara bitana n'uburwayi cyo ndwara korera bari bazi ko ndapfa mbese ubwo umubyeyi wanjye hari mama maze gupfa wari ukiri ese mama wawe yapfuye ufite imyaka zingahe 18 ubwo rero ubwo yapfuye umwaka gutarashira n'umugabo warapfuye nanjye ndwaye korera ubwo ntirwaye korera ubwo uwo mubyeyi wanjye warusigaye abari umizo maze bakaza bakansanga aho ryabo gupfu wasibye gupfa wewe utagira icumaze ngo none se wari ugusuka mu nda kapfuye uzaba hute maze naje nkavuga ndi koko uwo Mana niburi Imana koko yabari njewe unyica koko ubunza urukubona nzamara iki wa Mana ubwo nkarira ndi Mana koko yapfuye pe kandi ari yapfiriye ko yako nari nare nuko bakaza abakecuru bakaciraho bebari nje wapfuye kandi tata we kavuga koko Mana ubu bizagenda ute Imana irakiza ko yari ziko nzabaho ugomba kugira ubuzima kandi icyerekezo amen zabesho dongera ubundi muri 2018 kubitanye n'uburwayi zane musanzi nagwara birakomera mbese bari bazi ko ntashobora gukira ariko Imana bituma umuntu irambwira iti nari narasenze cyane kambwira iti ngo yayenze urupfu nkabona isaduka nkabona ibiki byose nkabona inzobo bari guteramo insina kigura inzu urupfu noneho ubwo
irambwira iti indwara ntariyo ko kwica kongereye iminsi yo kubaho. Amen. Ati ndiyo nongereye Hezekiya niyo nawe nkongereye. Amen. Kubera ko yari mfite umugambi sinapfuye. Indwara narwaye ni nyinshi na n'isaha ariko Uwiteka yabanye nanjye. Ajya gukiza muri zose. Akagiza muri byose. Amen. Akandengere ntabwo iyi ndwara yo kukwica rwose. Ahubwo kongera iminsi yo kubaho nongereye Hezekiya niyo kongereye. Kubera ko yari mfite umugambi yongereye iminsi yo kubaho. Amen. Iyo umuntu Imana imufiteho umugambi hari akantu nyankunda gupostinga. Iyo Imana igufiteho umugambi n'uburozi burakubyibuhisha. Ko kantu nkunda kugapostinga abantu bagaseka ariko niko kuri. Iyo Imana igufiteho umugambi n'uburozi burakubyibuhisha. Hanyuma hano muri Aline Official TV mu bantu bagukurikiranye hari abantu batakaje ibyiringiro, hari abantu bari mu buzima ubu ngubu kubabwira Imana bitakunda, ubu ngubu kumubwira ngo Imana yakurinda, Imana ikagukiza uburwayi, Imana ikagukuraho ibyo bibyimba. Hari abantu ubu ngubu barangije kwiheba, bari bameze nk'uko wari umeze wese Mana kubera iki yaba ari nje wica undi ukamureka. Ariko burya Imana ireba hazaza h'umuntu, ntabwo ari umuntu ngibese. Abo bantu ndashaka kubasengera. Mpamvu abo bantu bagusabye ubuhamya bari bashaka kumva amateka inzira wanyuzemo. Bashaka kumva inzira wanyuzemo yo gukizwa. Hanyuma ndagira ngo usengere aba bantu kugira ngo Imana igarure ibyiringiro muri bo. Bivuga ngo bivuga ngo nimuba muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka muzagira gute, muzagihabwa. Kubera kuri muri yo n'amagambo yayo akaba ari muri weho. Ndashaka kusengera aba bantu badukurikiranya aka kanya. Hari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi. Ubu burwayi ni uburwayi bukomeye cyane. Afite gahunda, afite randevu yo kubagwa. Ndi kuguha ibyifuzo by'aba bantu. Afite randevu yo kubagwa. Uyu nawe umugabo we yaramutaye kandi abayeho mu buzima bubi, mbese muri make abayeho nka nyakamwe. Undi wa gatatu ndagira ngo usengere uyu muntu wabuze urubyaro, uri gutandukana n'umugabo we kubera urubyaro. Undi wa kane ndashaka kusengera uyu mubyeyi ufite uyu mwana, ni umwana mutoya, afite ikibazo gikomeye cy'uburwayi. Ndashaka ko abo bantu uzamura isengesho ukabasengera. Karibu no kubasengera Imana. Manza nababwira kuko nanjye iyo gahunda icyo kibazo cya kubagwa nanjye niyo ndwara, nibwo burwayi nawe indwara. Kubera ko Imana yo yari yarabyemeye, yarambwita ingenzi we cyo nkurinze ni ukugwa ku iseta. Amen. Indinda kugwa ku iseta mpava amahoro. Ubwo rero nawe agire kwizera. Amen. Amen. Mana yacu, Mana ifite imbaraga. Hallelujah. Mana ifite ubushobozi, Mana iriho kandi wahozeho, Mana idukunda, Mana itwitaho rwose aho amasoko bwije. Isabwi ni ukuri muri iki gicamunsi, ni ukuri muri aka kanya turiho, turi mu rugo rw'umuryankazi wawe Mwami wanjye. Ni ukuri Mana tugeze muri aka kanya, tuganiriye byinshi, tuvuze byinshi Mana, tuganiriye byinshi, mvuga imirimo n'ibitangaza wakoreye Uwiteka Imana Nyir'ingabo. None harimo abakuyemo icyifuzo cyo gusengera Mana, nkuyemo icyifuzo cyo gusengera bariya abantu bawe. Uriya muntu ufite iriya randevu yo kuja kubagwa, ndakwingize kugira ngo umuhagarike. Haleluya. Kandi umurengere. Ufite ububasha n'ubudahangarwa bwo kubikuraho bigahinduka. Kubera ko kuri Imana ihindura ibyanze guhinduka, ugasobanura ibidasobanutse bigasobanuka. Nubwo rero Mana ushaka wabihindura bigahinduka, nabwo bitahinduka nawe ukabana nawe nk'uko wabanye nanjye hariya i Musanze, nabwo warabanye nanjye nawe wabana nawe kandi ukamufasha ukamurinda. Ariko hari bibaye ngombwa Uwiteka Imana ufite gahunda yo kubihindura bigahinduka,
ibitangaza wakoze mana ndamusengeye rwose Uwiteka umuhagarare umushigikiye umugoto umurengere umutabare kandi umurwanirire umurinde kwiheba no kwiganyira izina rye rifite imbaraga n'ubushobozi kandi muri aka kanya mpaka Uwiteka ndamusengeye n'ukuri uko yaba ari kose mwami wanje aho yaragize ubwihebe umubabarire aho yagiye kure yawe umweze aho yiganyiye umutunganye mana umurebana amaso imbabazi akubwireho umugisha kandi umurebana amaso y'imbabazi kuri iyi saha mana data wa twese uri mu ijuru umwezeshe y'amaraso yawe Kristo wewe waviriye ku musaraba igorogota amukore ibicumuro n'ibyaha mana data iyo turi mu bibazo ntabwo tuzadutungana rwose tuzaducika intege ariko we yacitse intege mana Uwiteka urushe kumweza no kumutunganya Uwiteka we ndamusengeye muri aka kanya nubwo nanjye ndi umunyantege nke ariko mana uve gusenga kwageze muri aka kanya nuriya muntu wabuze urubyaro akabuza amahoro mana akaba agiye gusenya kubera kutabyara umugabo akaba mu mana akaba kugirana ibibazo n'uwo yashakanye nawe ndamukweretse kuri iyi saha mana muzi gukora imirimo n'ibitangaza bigakoreka ndamusengeye Kristo Mesiya uko wagiriye neza Sara amaze imyaka 90 ukamuha umwana akabyara Isaka ukagira neza Aburahamu amaze imyaka 100 akabyara niko nsengeye n'uwo muntu mana kugira ngo umugereho rwose uwo mudamu n'uwo mugabo n'umutware we ndabasengeye kuri iyi saha kugira ngo ugire icyo wakora mana data wa twese uri mu ijuru uziburinda yuriya mubyeyi n'izina rye rifite imbaraga n'ubushobozi umuhe kubyara umuhe guheka umuhe gukikira umwana umuhe gukingiza wa mana we uko abandi bari gutwikira bushora bagatwikira ubushuka nanjye ndamusengeye mana data wa twese uri mu ijuru uko wagiriye Hana ibitangaza ukamuha Samweli amazina ya myaka yose mukeba wamukina ku mubyimba niko nuriya mubyeyi nawe bari kumukina ku mubyimba bakamwisekera nanjye ndamusengeye Yesu kugira ngo umugire neza Uwiteka mana nyiringabo mana data wa twese umuhagarareho rwose umutunganye muziburinde byara wa mana we mana umuhe gutwita umuhe gusama kandi niwo twita ugatanga no kubyara niyo mpamvu musenge Uwiteka musize mu maboko yawe n'izina ryawe Kristo musize mu biganza byawe mana data wa twese uri mu ijuru ariko uri Imana ishobora byose nta kikunaniye bidashobokeye birashoboka mwami oh haleluya amen bidashobokeye abantu imbere yawe birashoboka mwami kabezwa naho yabatakwizera ariko ndasenze Kristo umusanga umugendere umweze umutunganye umubabarire rwose mwezeshe amaraso yawe mwezeshe hozovu n'izina ryawe Kristo aho yagenze nabo umweze aho yagiye kure yawe umweze aho yacumuye umweze aho yiganye aho yihebye yagize agahinda ko mu mutima amarira y'upfu yamubabarire n'izina ryawe Yesu ariko Uwiteka Imana oh haleluya mana data wa twese mana Imana itanga urubyaro nta wundi warutanga uretse wowe mana data wa twese aho haye imbyaro ni benshi kandi n'ukuri n'ubundi abizi umudamu wacu twe duturanye witwa Françoise Imana maze imyaka 12 atabyara rwose wamukoreye ibitangaza muhereza umwana arabyara ko bwabyarana hungu yisafita abakwe n'abakazana uko wamugiriye neza mwami gira neza n'uwo mubyeyi n'uwo mugabo bagirire neza nyamara igihe cyari kigeze bagiye no kumuharika ntiwabyemeye Yesu ariko uko aruzi ko ari cyo uzakora niko nsengenda muramukazi wanjye wamaze imyaka 3 atabyaye mwami yecarageze ubaha umwana kwita abakwe n'abakazana yarabyaye rwose arabakobwa n'abahungu yarababyaye ndagira birori ndabizi Imana wamaze imyaka 7 abo bose babahaye abana barabyaye Mana dumugabo wo kubihaye haleluya uko ari cyo genisa ni kuri wagira neza uriya muntu wa Mana we nubwo ntamuzi uramuzi nubwo ntamureba mureba Mana we mugirire neza rwose maze nukuri numa gusama no kubyara no guheka Kristo maze unye n'umutekano n'amahoro mu rugo rwabo wongere bumvikane Yesu urakoze Mana ndagushimye Uwiteka ndaguhimbaje nuriya mwana warwaye nawe ndamusengeye Uwiteka Imana uramubwiye ufite umwana warwaye nawe ndamukweretse Yesu we yagumugera mutabara umurengere murambara ukuboko kwawe n'izina rya Yesu Kristo murambara ikiganza cawe umukiza Yesu umukiza Kristo murambara ikiganza cawe mutarushinge rudakuka Mana data wa twese Uwiteka Imana wikinini kidasharira Uwiteka we ntabwo ari rimwe si kabiri wakoze imirimo n'ibitangaza abarwayi barakira Mana
ndetse n'abapfuye barazuka. Nibutse uburyo wagiye kwa Lazaro amaze kane mu gituro, wamukuyemo abavamo ari muzima. Lazaro aragenda, yari yamuhambiriye amaze kane mu gituro, aba muzima. Akagakorwa kayariyo nako kari kavuye mu mwuka kapfuye, nako warakizije, urakazura karazuka kabaho. Niyo mpamvu usenge uwo mwana we ni muzima, ari guhumeka. Wamurambura ukuboko kwawe, wamukiza Yesu, wamurengera, wamutabara umubyeyi, ukamuhereza umwana we ari muzima. Yesu, haleluya. Mana urakoze, bafite ubwehe Mana, bakiza ubwehe bari kwiganyira. Uwiteka Imana nyir'ingabo, ubakiza umuganya, kandi Yesu bagirire neza. Mfite agahinda n'ubwehebe, ubibakize Yesu. Bafite amarira menshi nkayo nari mfite, ubashe kuyabakiza. Haleluya. Bafite agahinda nkako nafite kende kunyica, Mana babuze ibitotsi nkuko nari narabibuze, ubashe kubibaha Uwiteka Imana nyir'ingabo. Bari babuze amahoro n'umutekano nkuko nabibuze, ubashe kubibaha. Urakoze, ndagushimye. Sanga uhaye icubahiro Mana, uhari icukoze kandi ko hari icureme. Nugira icurema kandi ukagikomeza, wamara kugikomeza ukagikora kikabaho. Abo bantu rero wa Mana we, ugira icubaremera, ugira icubakorera, ugira icubakomereza kibaho mu izina rya Kristo. Urakoze, ngushimiye kubyumvise. Ntabwo uje wumva uko tuvuze cyane, ntabwo uje wumva uko dusakuze, ntabwo uje wumva uko haleluya. Mana we, ndagushimye ko bwumvise gusenga kwacu, kwawe mvishe ndagushimye kumvise gusenga kwacu, kwamvishe kwinyiga kwacu, kaburi Mana uva guhendahendwa nanjye usanda guhenza henze. Urakoze Yesu, mushimye kubyumvise mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane kandi turabakunda. Amen. Amen.